ibyo bakoze nibyo kandi birumvikana ku uyu munsi wa none buracya mu gitondo umuntu akabyuka agashinga icaci cyangwa itorero runaka yego ugasanga muri uko gushinga itorero runaka nawe wareba utagiye no mu mwuka uri no mu mubiri ugasanga uwo muntu we ubwe ku giti cyiwe ibyo akora ukabona bihabanye n'iki n'amategeko bira bintu ntago mbyemera simbyemera none se kadufate urugero kuri Petero akiza abagwayi hari uwegeze afata ngo yiture hasi reka ibicucucucu byabo ntibatambukaga bikabakuraho bagakira yego batabita bose barebeka barabagiye bazugwa ku bw'imirimo hari uwo mwigeze mwumva bakubita hasi nakubwiye ngo dufite ubukoroni mu madini kamvuge no kw'icyo kintu ukomojeho ni gute twibaza hano mu Rwanda hano mu gihugu cyacu mu Rwanda wenda hanze sindabibona nge nakunze kuyibona hano mu Rwanda nabwo mu macaci nabwo ugasanga muri metero harimo icaci yindi ni icaci ugasanga ni ba profete barimo rafata umuntu agahumura akamukubita akagwa hasi umuntu agasamba bakaza bakazirika ngo bari mu murimo w'Imana ese biriya bintu byumvikana bite ese urundi rugero rumwe impamvu ngevuga ko bari abantu ari inyungu bari kwishakira ino mpamvu cima na leta y'u Rwanda yaje gufata iki cyemezo ni gute umuntu azagenda mu modoka ashinga icaci ntabyo yari afite iyi leta yavuze ngo leta yabivuze neza iravuga ngo ntabwo tukiri abakristo turabayoboke turabanyamuryango turabanyamuryango kuko ibyo dukora uzasuzuma nusanga impamvu nkubwira ko ibi bintu ari indamuza baba bashaka kubera iki iyo ubuze amafaranga baguhagarika mu rusengero no kubera iki uwo ni umurimo w'Imana ubisuzumye turi gukora umurimo w'Imana ubuze amafaranga baraguhagaritse kandi Bibiliya iravuga ngo n'abadafite ifeza n'izahabu yego nabo mubareke bagire bate baze ngo niba ushaka kugira ubwiza n'icyubahiro ngo genda ukora ibyiza udacogora kandi irongera avuga ngo mbe nabo ngabo muzabapimira ku mbuto bera muri karitsiye aho atuye aho aturuka ibyo akora birigaragaza ibyo akora twese turabizi niba ari umusinzi ari umunywanzoga ariko se mbere na mbere agaburiye bangahe nibura mu cyumweru kugira ngo aze kutubwira imirimo y'Imana yego afashije bangahe ni bande yishyuriye mutuelle de santé yego ni bangahe iyo impamvu igiye kubaca ikabirukana muri iki gisata muri uyu murimo uri kubona irambiwe ubukozi bw'ibibi bwabo inshuti bakundwa mukomeje gukurikirana Pacifique TV show amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe uyu ni wa mwanya tubagezaho bimwe mu biganiro bya gospel cyane cyane mu gisate cy'amadini n'amatorero uyu mwanya rero twafashe urugendo tujya ahantu hatari hafi ahangaha ahantu kure harya ubwo ni mu karere ka Musanze ni Gakenke ni Nyabihu mu karere ka Nyabihu yego ahantu bita ni muri Vunga muri Shyira yego twafashe urugendo tujya ahantu kumva ko ari ahantu kure cyane uvuye za Musanze ni ahantu harimo akagendo muri iyi minsi muzi ko ari ibihe by'imvura bikabije imbeho ni yose mbese no gusohoka mu nzu ni ikibazo ariko nk'uko mubizi kuko tubakunda twafashe umwanya turagenda tujya kubashakira umuvugabutumwa umukozi w'Imana usizwe amavuta atari umwe muri aba profete dusanzwe tuzi bo muri iyi minsi ngo bari gufata abantu bakabakubita ku mabuye ati Imana iragukijije nk'uko mubona rero twasuye umuvugabutumwa witwa yatangira bibwira kugira tuze kubana nawe muri iki kiganiro watubwira amazina yawe aho turuka bya nyabyo koko n'igisate cy'itorero ubwo ni idini uhagazemo itorero ryo turabizi ni itorero ry'Imana ubwo ni igisate cy'idini uhagazemo muri rusange ku ruhande batangira murakoze amazina yanjye ni Tuyishime Felix ndi umusore mbarizwa mu itorero rya ADPR yego mu rugo ni muri Nyabihu mu murenge wa Shyira ahazwi nko muri Vunga murakoze cyane ndi kubona ko nawe akabiho kakumereye nabi nubwo ari iwanyu imbeho ni cyane kandi murabona igihe tugezemo niko bimeze yego ubundi se tudaciye hirya no hino utuzaniye iki muri rusange mbazaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana yongere igaruke
Uwiteka Imana yongere igaruke. yongere igaruke. Yego. Yongere igaruke. Yego. Niryo jambo nshaka ko tuvugaho, tuvuga no ku rugendo rugoye ruri kunanira abantu Kristo benshi muri uru rugendo. Yego. Shingiye ku jambo rivuga ngo Uwiteka Imana yongere igaruke. Yego. Riri mu gice cya 3 cy'Abacamanza. Yego. Mu gice cya 13. Iryo jambo niryo nshaka ko tuza kuvugaho mu byo turi buze gushingira byose kuri iki kiganiro. Burya ibintu byose wakora bidafite intego, bidafite imva n'imvano, bidafite umutwe waho bishingiye. Bibiliya nasomye ijambo rirambwira ngo nuko ngo byose mubikore neza ngo kandi mubikore kuri gahunda. Rero ndashaka ko dushingira kuri iryo jambo ry'umugaragu w'Imana Manoa, niryo jambo nshaka ko tuza kuvugaho, rifite umutwe uvuga ngo Uwiteka Imana yongere igaruke. Yongere igaruke. Yongere igaruke. Yego. Tutarajya kuri iyo nsanganyamatsiko kuri iryo jambo, reka nze kukubaza ikibazo kimwe. Muri iyi minsi hari saga cyangwa se hari amakimbirane mu madini, cyane cyane bitewe n'itegeko ryasohotse ejo bundi ryo kongera kwiyandikisha bundi busha mu buryo bijyanye n'insengero. Zimwe mu zo bafunze burundu, izindi zatangiye gukora, ariko nanone nazo bazifatiye ibihano. Wowe urabibona ute nk'umuvugabutumwa utureberera, mbese ubibona ute muri rusange? Birashoboka cyane, kandi turi mu gihugu kigendera ku mategeko n'amabwiriza, kandi ndabyemera. Kandi icyo nge mpamya nashidikanya cyo ibyo bakoze nibyo kandi birumvikana. Ku uyu munsi wa none buracya mu gitondo umuntu akabyuka agashinga icaci cyangwa itorero runaka. Yego. Ugasanga muri uko gushinga itorero runaka nawe wareba utagiye no mu mwuka uri no mu mubiri, ugasanga uwo muntu we ubwe ku giti cyiwe ibyo akora ukabona bihabanye n'iki n'amategeko. Nuko cyo kuvuga ngo kwiyandikisha bagatanga ibisabwa amafaranga, biriya nabyo ndabyemera, kuko ibi ngibi bizafasha Abanyarwanda, bifashe n'igihugu muri rusange, kugira ngo dukore ibintu birimo neza, ku buryo nta gisambo, nta ngegera, abo Bibiliya yita ngo ni ingunzu bazabyinjiramo. Ibi bintu, uyu murimo w'Imana uragoye kandi cyane ku buryo bushoboka, kuko Bibiliya yaravuze ngo nuko ngo mukenyere amatabaza yanyu yake, kuko mutazi umunsi n'igihe. Bibiliya irongera iratubwira ngo nk'uko utamenya aho amagufa y'uruhinja mu nda y'umubyeyi akurira, ngo ni nako utamenya aho inzira z'Imana zagira zite zaturuka. Impamvu bimeze gutya bikomeye, kuko Paulo yaravuze arahanura avuga ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaza ibihe birusha cyane. Kuko abantu bazaba ari banyamwigendaho bishakira impiya. Ibi ngibi, iri tegeko ryasohotse, ibi biriho bizadufasha kugira ngo n'abakora umurimo w'Imana bawukunze, bawitangiye, bawukore bawukomeyeho kandi bazi icyo bakora. Yego. Murakoze cyane. Ariko ubwo nkurikije ku gisate cyawe, ariko nanjye muri rusange hari ibintu nabonaga ari akavuyo. Birashoboka cyane ari akavuyo. Urugero rwa hafi, urabyuka mu gitondo usange umuntu yashinje icaci. Yego. Simbihakana, sinabigwanya, ni ugukorera Imana, ariko byose tubikore neza kandi kuri gahunda. Ubu turafite hano mu Rwanda, icyatumye nshima ko aya mategeko ya RGB yasohotse nayemeye nkanayakunda. Hano mu Rwanda dufite ubukoroni mu madini. Dufite ubukoroni mu madini, ndanashima ko haje amacaci menshi, ariko bamwe icyatumye hazamo amacaci menshi hakazamo n'ubuyobe. Abantu basigaye bakora imirimo, abantu bakabakomera amashyi bazi ngo imirimo yabo yagize ute, yashimwe n'Uwiteka, kandi nta gushimwa n'Uwiteka. Kandi ikindi gikurikiyeho, urabona hano mu Rwanda impamvu mubwira ko dufite ubukoroni mu madini, umuntu arifata agashinga icaci mu gitondo, ugasanga abantu guhera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugeza ku cyumweru, mu minsi 7 abakristo bari mu rusengero barimo gusenga, nta gukora. Ugasanga ikindi cya kabiri, niba abakristo bagiye gukora, baratanga icyacumi, batanga amaturo, batanga n'imwe mu misanzu isabwa itorero kugira ngo ryubakwe. Ibyo simbigwanya, ariko ndibaza ngo niba umuturage abyuka mu gitondo, tujye tubwizanya ukuri, turi abagenzi bajya mu gihugu cyo mwijuru, akabyuka mu gitondo akajya mu rusengero, yagera mu rusengero agahera kuwa mbere, kuwa kabiri, icyumweru akakirangiza, kimwe kikarangira ari mu rusengero. Nawe bikurura ubyumve, ni gute uwo muturage azihangira umurimo, akabona ibyo icyo akora, akarihira abana biwe amashuri, nawe ubwe akihaza akitunga. Kandi Bibiliya iravuga ngo niba ubuze ubwenge ndagira gute, ndakureka. Kandi aho mu rusengero bajya buri munsi niko batura, buri munsi baratura.
ikintu cyaje kumbabaza gituma nshima n'iri tegeko ryasohotse urifata ugasanga umuturage utura buri munsi usenga nawe ubitekerezaho uri umukozi w'Imana kuko nawe wakinjira muri ibi bintu udakorera Imana usange leta irimo igiye kumufata ngo ntago umuturage yishuye mitiweli kandi yirirwa mu rusengero arimo gusenga ni gute warenganya leta ukavuga ngo ishize aya mategeko n'amabwiriza urumva we wayigaya wapi nabwo wayiga ariko nyine ngiye nk'akantu nagiye nenga muri iyi minsi umuntu araza agashinga iryo dini runaka ejo bundi akagura imodoka se ngaho protokole mu rusengero rwe zise ziba bodyguard baza ugasanga umuntu umupasiteri aya nako nabwo bakita abapasiteri n'aba prophet ni n'aba bishop ugasanga ejo afite bodyguard guruka agiye kuvuga ati ibya bintu byabo bajya bavuga bafite indimi batajya bahindura yego bodyguard hariya bamufatira umuntu bamuzana ese biriya nk'umukozi w'Imana biriya bintu birakwiye biriya bintu ntago mbyemera simbyemera none se kadufate urugero kuri Petero akiza abagwayi hari uwegeze afata ngo yiture hasi reka ibicucucucu byabo ntibatambukaga bikabakuraho bagakira yego batabita bose barebeka barabagiye bazugwa ku bw'imirimo hari uwo mwigeze mwumva bakubita hasi nakubwiye ngo dufite ubukoroni mu madini kamvuge no ku icyo kintu ukomojeho ni gute twibaza hano mu Rwanda hano mu gihugu cyacu mu Rwanda wenda hanze sindabibona nge nakunze kuyibona hano mu Rwanda nabwo mu macaci nabwo ugasanga muri metero harimo icaci yindi ni icaci ugasanga ni ba profete barimo rafata umuntu agahumura akamukubita akagwa hasi umuntu agasamba bakaza bakazirika ngo bari mu murimo w'Imana ese biriya bintu byumvikana bite ese urundi rugero rumwe impamvu ngevuga ko bari abantu ari inyungu bari kwishakira ino mpamvu nshima na leta y'u Rwanda yaje gufata iki cyemezo ni gute umuntu azagenda mu modoka ashinga icaci ntabyo yari afite ariko wasanga ibyo byose nubwo abifite abaturage biwe abo bakristo biwe abo bayoboke ubuze turabita abayoboke katubita abanyamuryango abo banyamuryango biwe ugasanga bo ubwabo nabakene ntibihagije mu byo bafite ni gute wabona ko uwo muntu atari kwishakira inyungu noneho ugasanga ahubwo bamwe mu birirwa basengeriwe hamwe n'inkweto yo kwambara ni ikibazo cyatari icyo kurya reka ariko birirwa bakora ku mavuta y'umushumba birirwa mu rusengero kandi ntibasiba no gutura ntibasiba no gutura kandi wanabarebaho n'izo nyungu ni umurimo w'Imana birumvikana reka tubifate n'umurimo w'Imana ugasanga n'izo nyungu bari gutura buri munsi muri bo ubwabo barakinye nibo batindi bo kuba bari ariko hari n'akandi kantu leta yakuyeho numva birabero ni sawa ugasanga ngo hari igiseke cyangwa se ikibo kimaze nk'imyaka 3 mu rusengero baturira igikorwa runaka kandi icyo gikorwa kitigeze kinagaragara batanakubaza ngo icyo gikorwa cyatangiye ryari ukumva buri munsi ukibaza buri cyumweru ngo tugiye gutanga aya mafaranga ngo habonetse iki gikorwa iki n'iki cyo gukora iki ngiki wanasuzuma wagenzura wacekinga ugasanga icyo gikorwa nta nubwo kigeze kinabaho yego icyo ikiri tegeko rizadufasha kugira ngo ibintu byacu byose bigende ku murongo niba uri umukozi w'Imana genda ahagaragara uvugira ahagaragara twibaze tuvuge ngo mbese muri uru rugendo tuvugira ahagaragara ni ibihe birushya birumvikana niba biguye bikagora abagenzi umugenzi wa nyawe umukristo wa nyawe ntabwo azigera acika imbaraga yego sawa urakoze cyane kuba tuganiriza kuri iryo jambo ariko nyengeye ijambo ngira ngo tuganireho muri iki gihe abantu turarushye abantu bararushye abantu bafite ibibazo dushaka ijambo riduhumuriza ridusubizamo intege nyine urumva hari imitima ikomeretse ni irihe jambo se cyangwa se n'ubuhe butumwa wagenera abantu bafite imitima itentebutse basi ukabasubizamo ibyiringiro ko ejo hazaza bazashobora kubaho neza ko igiti cyatemwe niko mujya muva muri Bibiliya ngo igiti cyatemwe cyakongera ibyiringiro umugaragu w'Imana yubu niwe wavuze ngo haracyari ibyiringiro ngo nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka yabivuze asubiza Birudadi na Zofari na Elifazi umwe yari umunamatu undi ari umutemani ubwo bamubwiraga ngo ibyago byamugezeho ngo ni ibyaha yakoze arangije aravuga ngo nibwo yabwiye Uwiteka avuga ngo nzi yuko ushobora byose ngo kandi ngo nta kibasha kugira ute kurogoya imigambi yawe ndashaka
kuvuga ko uyu munsi wa none ari na mboneraho no kubwira abakristo cyangwa abantu bahamagariwe gukora uyu murimo. Uyu murimo uragoye, ushobora kwibaza, warahanuriwe birumvikana, ariko ndashima nta n'umuntu utakunda ngo akunde umuhanuzi. Nta muntu utakunda ngo akunde umuhanuzi wahuye n'umuhanuzi wa nyawe w'ukuri, wa wundi w'ukuri apana urimo kubipapira. Impamvu abantu bananiwe muri uru rugendo, umuntu arasenga, nabo bakuyobeye witwa ngo ni abatambyi bagutambira, wareba ugasanga nta gakiza n'aka na gatoya bagize ute bafite. Kuri rya jambo ati nzabamenyera ku mbuto, nzabamenyera ku mbuto zawe. Ukibaza umuntu uri kukubwira ngo ukubereye imbere, wareba wasuzuma ku mirimo yiwe kugwe ruhande, ugasanga we yishakira indamu z'iki ziwe, muzana amafaranga bakabika mu biseke byabo, ugasanga no mu rusengero ari nabwo. Niba Bibiliya itubwira ngo imirimo y'amaboko, ngo tuzatungwa n'imirimo y'iki y'amaboko yacu, twakoze twajyanye ku rusengero birumvikana. Ni gute? Ese ndibaza niba twe dukorera umugisha ku bashumba, tugakorera umugisha ku bashumba, umugisha bawukorera kuri bande? Niyo mpamvu nkubwira ngo dufite mu Rwanda ubukoroni mu madini. Ukibaza urugero rwa hafi, ugasanga umukristo araturatura buri munsi, atura amafaranga, atanga ifaranga ziwe buri munsi icya 10 n'amaturo. Ariko wajya kwibaza ugasanga wa mukristo ubyuka ari kujya guhingira amafaranga 1000, agatanga icya 10 cy'ijana, kadufatiraho hafi, agatanga iby'umutima ukunze, agatanga n'igishimwe. Fata muri ayo mafaranga, niba yagiye kuyakorera uko nguko mu cyumweru agakoreramo amafaranga 5000, agatangamo icya 10 cy'amafaranga 500. Muri ayo mafaranga agaturamo buri munsi uko yagiye ku rusengero, hanyuma akagaruka. Yamara kugaruka ukajya kumva ngo habonetse ngo igikorwa umusanzu, mu kwezi ugasanga buri muturage bamukarikiye amafaranga ageze mu 15000 ngo bagiye kubaka umurimo w'Imana. Ejo ukababona baguze za vewiti, bambaye amakositime meza, ariko wasanga babakristo babandi bashumbye. Ugasanga ni abatindi bo kubabarirwa. Wafata urugero rwa hafi, ugasanga hirya leta yamufashe ngo nta mituweli agira. Iyi leta yavuze ngo, leta yabivuze neza iravuga ngo ntabwo tukiri abakristo, turabayoboke, turabanyamuryango, turabanyamuryango. Kuko ibyo dukora uzasuzuma nusanga impamvu nkubwira ko ibi bintu ari indamu zabo baba bashaka. Kubera iki iyo ubuze amafaranga baguhagarika mu rusengero? No kubera iki? Uwo ni umurimo w'Imana ubisuzumye. Turi gukora umurimo w'Imana, ubuze amafaranga baraguhagaritse. Kandi Bibiliya iravuga ngo n'abadafite ifeza n'izahabu nabo mubareke bagire bate baze. Kandi urabizi aho bigeze ko uyu munsi wa none, ufite amafaranga niwe ugira ute, wemerwa. Waba uri umunyabyaha, waba uri umukiranutsi, upfa kuba ufite amafaranga, upfa kuba ufite ifaranga zawe uzifite. Kuko reka mvuge ke kantu, ndibuka iwacu muri karitsiye mubyara ahantu hakuri. Hariyo umugabo sura nikiye cyaha adakorara, hari dabura nko kwicana nibyo adakora. Ayo kuko afite amafaranga, ni umukuru w'itorero nyine, mbese w'indani. Ni bwa bukoroni bwo mu madini nakubwiye bwatiye mu Rwanda. Ni bwa bukoroni bwo mu madini, ni bwa bukoroni bw'iki bwo mu madini. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya yaravuze ngo mu mahanga yose uyubaka agira ute, ngo agakora ibyo gukiranuka, ngo iramwemera, usibye no kumwemera ngo iramanuka ikagira ute, ikabana nawe. Birumvikana katuvuga ko ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana igira ute, yongere igaruke kuza aho yaraje. Aho bigeze ko uyu munsi wa none kuba gikomeye mu gakiza, nta washinga urugo Imana itaragize ute, itaramujeho. Nta wabyara ngo aheke Imana itaragize ute, itaramujeho. Nta wagira amahoro iwe Imana itaragize ute, itaramujeho. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite amahoro kuba abaturage bari kugenda amahoro nta Imana itaragize ute, itakirimo. Ahubwo ndi kuvuga ngo Imana yongere igaruke, itwigishe uburyo dukwiriye kubaho, itwigishe uburyo dukwiye kubana n'abitwa ngo nibo batuyoboye, itwigishe uburyo dukwiye kubana muri sosiyete, itwigishe uburyo dukwiriye kugira ute, gukora umurimo w'Imana. Manowa niwe wasenze
marayika akimara kubonekera umugore we asenga Imana avuga ati Mana uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twebwe, aze muri twebwe atwigishe uburyo tuzafata uwo mwana uzagira ute uzavuka. Nta wundi mwana bavugaga ni Samusoni, nta wundi mwana Manowa yavugaga ngo bazamenye uko bazafata, kuko marayika yaramaze kubwira umugore ngo azaba ari umunaziri, ngo aravuga ngo atwigishe uburyo tuzafata iki kuri uwo mwana. Birakwiriye ko hano mu gihugu cy'u Rwanda twiga uburyo dukwiriye gukorera Imana, uburyo dukwiriye kubaho, ibyo dukwiriye gukora byose tukabikora dushingiye ku jambo rivuga ngo tuzi yuko tuzabona iki ingororano nitutagwa isake. Ariko ndagira ngo mbwire abanyarwanda abakurikira Pacifique TV, yego, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yongere igaruke ku buzima bwabo, yongere bagaruke. Yaraje biragaragara. Nta waba ufite isura Imana itaraje, nta wabyara ngo aheke Imana itaraje, nta washyingira, nta washingirwa, nta wabyara ngo ashyire umugongo Imana itaraje. Yaraje irongera iragenda, ariko dushingira ku jambo rivuga ngo yongere igaruke itwigishe uburyo dukwiriye kugira gute, dukwiriye kunyura muri ibihe bigoye iki abagenzi bigiye kuza. Murakoze cyane. Ariko hari n'ikindi kibazo njyewe mfite, ngo iyo ufite ibibazo bikwegereza Imana, yego, ariko nanone ngo n'ibisubizo bigukura ku Mana. Birumvikana cyane. Nanone kindi nakubwira, burya n'ubu uri umukristo wa nyawe, ukaba uri umukristo wa nyawe uri muri uru rugendo, yego, ntubone ufite intambara ziri kukugwanyaho, ntubone ibigeragezo birimo kuza, uzamenye ko utarimo gusenga neza. Ariko ikindi cya kabiri nakubwira, ko uyu munsi wa none reka dufatire kuri bara bakuru b'amatorero twahoze tuvuga, no ko bashumba muri runaka urugero rwa hafi. Araza asabana n'abaturage, yamara kubona imodoka, yamara kubona protokole, ushinzwe gutunganya ikoti igiye gutera agapasi ishati mu rusengero, kugira agahita amanika taburo, bagahita amanika itangazo ry'iminsi agomba kugira ute kubonana n'abakristo biwe, kandi kuza kugira ngo umubone ushobora guca nko mu biganza by'abantu barenze 5. Yego, icyubahiro bamaze kukibona barangije bacyaka Uwiteka Imana, kandi Bibiliya yaravuze ngo ndirahiriye ngo icyubahiro cyanjye nta muntu nzagira gute, nta muntu nzagira. Reka rero ikibake uze mu kukibaka iribuze kugiha. Yafashe Dawidi ikamukura hirya mu ishamba, igatuma Samweli wahoraga aririra Sawuli. Irangije ibwira umugaragu we Samweli, iramubwira ngo fata amavuta wuzuze mu ihembe, ngo ugende kwa Yesaya kuko niboneye uyo umutima ugira ute ushima. Ndagira ngo mubwire ko uyu munsi wa none Imana haracyari ba Dawidi, haracyari ba Mose itoranya ikavugana nabo. Kandi ikindi kibabaje giteye n'agahinda, abo ngabo itoye bo kuvugana nabo bari gukora ibyo Imana ishaka, abo ngabo ntago babashaka, barabaca mu rusengero ngo babagwanyije. Nibabona abakristo bari kukumva mwakubakana umurimo, baguce mu rusengero baguhagarike, bagushyiraho kesi ngo wakoze ikosa runaka. Turabizi dufashe na za social media, ndi umwe mu bantu bazikurikirana cyane ni kuko nanjye nzibaho. Ugasanga ngo runaka ngo uwo bari bazi ujya kugaburira abantu akabahereza ibyo kurya ngo ni umuyobe, wajya gukiza umurwayi ngo ntago wabiherewe uburenganzira. Ni gute twakubaka umurimo w'Imana dukuyemo intambara zidashinga? Icyo nsaba nkasaba abanyarwanda, muri make nkasaba n'abakristo, nibakenyere batanyeganyega, amatabaza yabo agira ute, amatabaza yabo yake. Murakoze cyane. Kandi ikindi gikurikiyeho, iyatanze umwana wawe Yesu Kristo ikamutanga, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yego, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kandi ikindi cyatumye mbabwira ngo dufite ubuyobe mu madini, dufite ubukoroni mu madini. Yego, amafaranga dutanga buri munsi ndi umwe mu bayatanze. Ariko njye aho bigeze ku uyu munsi wa none, imirimo itegetswe n'amategeko ntago njye nayikora. Naho n'abanyafite mu mufuko umutima utampamya kujya kuyatanga ntago nayatanga, kuko uwo nkorera ndamuzi. Niba dukora uwo murimo, kuki abitwa ngo ni abatambyi? Hari ikibazo naje kuza kukubaza ngo niba twe dukora umurimo w'Imana tugatanga izo faranga, bo umugisha niko batubwira ngo dutange buri munsi, bo umugisha bawukorera kuri indi. Icyo kibazo kirakomeye. Ahubwo nanjye ikindi kibazo nashaka kukubaza, ese hari amadini amwe n'amwe bajya bafata nk'umuntu uciriritse cyangwa se w'umukene
bakaza kumufasha. Ni kangaho uzasanga abapasiteri n'abaprofete bakura mu yabo akavuga ati nanjye umuntu hari icyo nkoze. Sagenda akicara ari imbere agatanga ryatangaza ati hari umuntu turafasha, ego bikarangira. Ikibabaje kandi giteye n'agahinda, narijya tangazo atanga nta n'10% ry'amafaranga baba bagiye gutanga ye abarimo. Niba abakristo b'abagwaneza, ibintu byose by'ubu byajya mu maprotokolo atandukanye, ibaze kugira ngo basohore itegeko, bura unasuzumye neza baraba bagiye kubikora, basohora itegeko ngo niba mugiye gufasha nk'abantu runaka, niba mugiye kugemura kwa muganga runaka, ngo mugende itorero rigira ute ribandikire rivuge ko muri abayoboke baryo mugiye kugira ute gufasha abo bantu. Ariko icyo nkubwira cyo nta na yabo abarimo, ariko bakabitangaza kuri. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bo inyungu zabo bari kwigwizaho ibyabo, bo imigisha kuki bataza ngo bayikorere muri twebwe. Yego, Imana imaze kubagirira neza, ni byiza. Nibaze imigisha bayikorere hagati muri twebwe. Yego, Tubibone tuvuge duti koko ni umurimo w'iki, ni umurimo w'Imana. Nibaze imigisha bayikorere hagati muri twebwe. Niba bikora uko nguko tuzubaka umurimo w'Imana ku buryo buri muntu uwo ari we wese ahari hose azafata akabona koko umurimo w'Imana tumaze kugira ute, turi kubaka ku rwego rugira rute rwumvikana. Murakoze cyane. Turagushimiye wowe ukomeje gukurikirana Pacifique TV Show. Ngira ngo nizere ko wanyuzwe n'ibi biganiro batugejejeho. Ariko ikibazo turacyakomeza, ntabwo ikiganiro turasoza kuko hari ikindi kibazo dufite dushaka kumubaza. Cyane none turakibanda ku madini n'amatorero. Ese ni gute abanyarwanda muri rusange bashobora kuba batandukanya umuntu urimo amavuta y'Imana cyangwa se imyuka ya dayimoni? Kuko hari abaprofete batarimo amavuta y'Imana pe, nanjye njya mbona gasanga ni amadayimoni yigendera. Hari abo nzi noneho bajya imbere yakubise ikintu cyitwa marikeri ya danje, ari mu kazunga ka hatari, ariko akavuga imirimo n'ibitangaza akakurondora. Turumva wowe waje wicaranye n'umuntu mu modoka yakoze ibi n'ikimenyimenyi iwawe mu rugo. Hari utuntu bakunda kurishisha cyane ku bantu b'abamama, abantu bakuze n'iki. Ndi kubona mu gitanda bitagenda neza. Ndababwire bisobanurire kuri ako kantu. Bibiliya iravuga ngo niba ushaka kugira ubwiza n'icyubahiro, ngo genda ukora ibyiza udacogora. Kandi irongera avuga ngo mbe nabo ngabo muzabapimira ku mbuto bera. Muri karitsiye aho atuye, aho aturuka, ibyo akora birigaragaza. Ibyo akora twese turabizi. Niba ari umusinzi, ari umunywanzoga, ariko se mbere na mbere agaburiye bangahe nibura mu cyumweru kugira ngo aze kutubwira imirimo y'Imana? Afashije bangahe? Ni bande yishyuriye mutuweli do sante? Ni bangahe? Iyo impamvu igiye kubaca ikabirukana muri iki gisata, muri uyu murimo uri kubona, irambiwe ubukozi bw'ibibi bwabo. Niyo mpamvu igiye kubirukana ikabakura muri uyu murimo. Ari bamwe mu baprofete nzi ugira muri karitsiye runaka ugasanga turiya mwana n'uwa profete runaka. Turiya mwana n'uwa profete runaka, ati nimba yarayimutereye mu cyumba cy'amasengesho nibyo ntazi. Kandi yajya imbere agakora imirimo n'ibitangaza, agakiza ibirema bikagenda. Ni bwa bukoroni bwo mu madini bwo kwishakira indamu n'inyungu zabo ku giti cyabo, aho kuzishakira abo bagize ute, abo bashumbye n'abo bayoboye. Ariko ngo bagenda kuri rya jambo ati mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora. Abanyarwandakazi, Banyarwandakazi, bantu mwavuganye n'Imana, abahanuzi, abayevangeliye, umuntu uzakubwira ngo kurikirana ngo ibyo avuga ngo nturebe ibyo akora, uwo muntu mu muce mu mitima yanyu, mu muce no mu bitekerezo byanyu, uwo muntu ni ingunzu, ntimuzigere mumwumva n'umunsi n'umwe. Kuko none se niba ari mukurikize ibyo nkora, nimurebe ibyo avuga, nimurebe ibyo nkora, siko bivugitse. Uwo ni umurimo w'Imana. Ndabizi se ahubwo uwo si umurimo w'Imana, ni za ndamu zabo. Kadufatire urugero rwa hafi ku mugaragu w'Imana Dawidi. Dawidi yakoze ikosa
abara ubwoko bw'Uwiteka Imana. yego Imana iramubwira ati Dawidi wowe uri umushumba nagushiriyeho gushumba ubwoko bwanjye, none wakoze ikosa ryo kugira ute ryo kubara ubwoko bwanjye. Imana irangije ibwira Dawidi ngo ari ukugira ngo abantu bicwe na mugega, yego no kugira ngo abantu bicwe n'inzara, no kugira ngo abanzi bawe bakwirukankane iminsi 7 uhisemo iki. Dawidi kubw'ikosa yari yakoze, Imana irangije iramubwira ngo hitamo kimwe nguhanisha kugira ngo n'umunsi n'umwe utazagira ute utazigera wongera gutinyuka kugira ute kubara ubwoko bwanjye, kuyobera ku bwoko bwanjye nihamagariye. Banyarwanda kazimbagire ngo mbabwire ngo Imana yubaha umuntu, yubaha ikiremwa cyayo, ikubaha umuntu uwo ari we wese. Ubuzima bwose waba urimo, icyo waba uri cyo cyose, Imana irakubaha nubwo waba uri iriya hirya i Kadeshi Baruneya, yego ukaba uri iriya hirya usuzugwe uri i Kadeshi, ukaba uri gusenga wumva ko amasengesho yabatumvikana. Ndagira ngo mubwire ngo uwashaka kwihaza icyubahiro cy'Imana agashaka kukugenda hejuru, Imana iraje imushyire hasi. Nibwo Dawidi yavuze ngo aho kugira abantu bicwe n'inzara cyangwa abanzi badutere, ngo reka abantu bicwe n'iki, bicwe n'inzara. Ndagira ngo mubwire ngo mu minsi 7 hapfuye inzovu 7. Inzovu 7 nizo zapfuye, baza ibihumbi byapfuye kubwo kubara abantu. Imana irangije amubwira ngo Dawidi we ngo nzakwigisha, iramubwira ngo nzakwigisha. Niryo jambo yamubwiye muri Zaburi, iramubwira ngo nzagira gute, ngo nzakwigisha, mwigishe uburyo udakwiriye kwibagirwa ubwo uri hirya mu ishamba, udakwiriye kubyibagirwa. Natwe reka dukurure ubuzima bwacu bw'uyu munsi, yego tutiteye ngo twavuganye n'Imana, turebe ngo mbese higiriya twari tumeze dute, turebe ngo mbese mu buzima bwacu bwa buri munsi tubayeho dute. Iyabwiye Dawidi ngo izamwigisha. Niyo mpamvu nanjye nashingiye ku jambo rivuga ngo yongere igaruke, itwigishe uburyo dukwiriye kubaho, itwigishe uburyo dukwiriye kuyisenga, itwigishe uburyo dukwiriye kugira gute kuyitunganira. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo igiti cyatemwe haracyari ibyiringiro banyarwandakazi, bakristo, banyamasengesho, abantu mwibumbiye mu magurupe atandukanye, haracyari ibyiringiro. Ndagira ngo mbabwire ngo iyadukijije urupfu rw'ibyaha, hari irindi sengesho nshaka kubabuza gusenga, abakristo bo muri iyi minsi. Kubera guhora mu rusengero cyane, aragenda yagera mu rusengero kumva arasenze ibibazo byamurembeje. Uziko hari igihe umuntu asenga agasenga isengesho ry'ihungabana, kubera ko umuntu inzara yishe, niyo agenda inzara yaramwishe. Ubu bibona ko inzara arakureba ukagira ngo ari kuguhengereza, yakicara mu ntebe akabura. ukibaza arimo cyangwa ntarimo. Noneho bitewe n'ibibazo by'ihungabana n'ababashumbye, niyo mirimo babahanurira bayishaka bayibura, yajya gusenga Imana agasenga Imana ngo Mana ngo naho ibindi wabireka ariko ukanyihera iki, ukanyihera ubugingo. Turi hano mu iyi si dukeneye byose. Bibiliya yaravuze ngo iyamuduhaye ngo izabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Hano ugasenga isengesho ngo n'ibindi bireke. Inzara ejo bundi ikakwica, watambika ngo Imana asenga iri hehe, ugasubira gusenga ngo ku musozi barakwanga. Ntago bakwanga, ni iminsi yakwanitse, wipfana abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo iyanitse umuntu niyimwanura. Tujya tuvuga ngo ikinze urugi ngo ntawarukingura, yanakinguye ntawarukingura. Ndagira ngo nkubwire ngo uvuka umunsi wavutseho, yarize ubuzima uzanyuramo. Bibiliya ivuga ngo nimuhangayikishwe umutima ngo n'ibyago mugiye kuzagira gute, ngo mugiye kuzabona. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ko uyu munsi wa none mu buzima turimo, tubaye mu buzima butwanariza kugira ngo dusenge Imana iri gukora imirimo. Tubeho mu buzima twizere, tujye gusenga tubone ibitangaza. Ndagira ngo mbabwire ngo abakoraga ibitangaza muri bya bice mwari mutuyemo n'uyu munsi wa none baracyahari. Ndagira ngo nkubwire ngo iyakijije bwa burwayi n'uyu munsi iracyahari. Ariko reka tugume ku jambo rivuga ngo yongere igaruke, itwigishe uburyo dukwiriye kubaho, tugasenga Imana iri kugaragara, abantu ntibaduhuma amaso kubw'indamu zabo. Ubwo buzima nibwo dukeneye kubaho. Dukeneye kugira ngo dukore ibintu biri porofesiyoneri, biri kugira gute, biri kugaragarira abantu. Niba dusenze Imana tugasenga Imana ngo izakugaburira, ujye koko bigaragare biboneke. Ariko were kujya kubeshya ngo abantu Imana iragabura, hanyuma nugera muri karitsiye babona uri kugenda muri pozisi muri sisiteme ugenda zigezage.
aha urakoze kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, ariko mbere yo kujya dusoze yego wabanza ugatanga nimero zawe za telefone abantu babasha kukubona. okay, murakoze cyane kubifuza kutubona. Nimero za telefoni ni 0788 yego 62 yego 84 yego 391. turayisubiramo 0788 Yego. 62 84 391. yego cyangwa bakatwandikira kuri WhatsApp Yego. 079 383 Yego. cyangwa mu kimwe bakadusura kuri Zaburi y'Ishimwe TV yego bagakurikirana ibyo dukora, yego ibiganiro bitandukanye tubagezaho hose, bakatwandikira muri komenti, twababona kandi twiteguye kubafasha gusenga Imana. Zaburi y'Ishimwe TV. Ni Zaburi y'Ishimwe TV. Zaburi y'Ishimwe TV, mugendeho mukande subscribe, mukoreshe musharing ijambo ry'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere. Murakoze cyane. Aha wadusoreza udutera isengesho. Twatangiye tudasenza ariko dushaka kugira ngo dusoze dusenga twishyira mu biganza by'Imana. N'ubundi gusenga nicyo gikuru, nicyo kiri professionnel mu bintu byose. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mana urakomeye kandi uri gitangaza. Ubwo Abisiraheli bari bageze ku nyanja itukura, wabwiye Mose ngo nababwire ngo nibahagarare bahange amaso, ngo bitegereze bicecekere barebe icyo ugiye gukorera ubwoko ayoboye ashumbye abereye umushumba. Yego. Wabambukije inyanja itukura, bageze hakurya umukobwa Miriyamu araririmba ngo uhabwe icyubahiro ushimwe, ngo kuko ifarashi n'uwo yari ihetse bitikiriye mu nyanja bose bakaba bambutse. Amen. Dushingiye ku byo wadukoreye, dushingiye ku byo wakoze, duhamya tudashidikanya ko uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Zome efo edayi, uri Imana itegeka mu buzima bwacu, ibyari bitwitambitse bikavaho, ababuze ubwenge mu mashuri ukabubahereza, ababuze urubyaro ukarubahereza. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana. Aleluya, uri Imana itegeka bikaba, yavuga bigakomera. Amen. Dushingiye ku byo wadukoreye, dushingiye ku byo wavuze, dushingiye mu byatubaye, dushingiye naho twavuye, turahamya tudashidikanya ko uri Imana yumva gusenga, ukumva amasengesho. Kandi ikindi twibutse mu minsi yacu yatambutse, twibutse ubuzima bwose twabayeho, twibutse naho ugeze urimo gukora. Amen. Twibutse tutagira tukivugira, twongeye kwibuka ibyo twanyuzemo. Nta bantu batwitayeho, nta kivugira tugira, nta jambo tugira, igihe kigeze uduhereza ijambo tubona icyo kuvuga. Ibyo nishimwe tugushimiye. Gakomeza kubana natwe, ukomeze kubana na buri muntu wese ugutunganiye, ukomeze kubaha icyo wasezeranyije ubwoko bwe kuzasohoza, kandi imirimo myinshi n'ibitangaza bikomeze gukoreka hagati mu bwoko bwawe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Murakoze cyane. Profe, watwibutsa amazina yawe kugira ngo abantu batangiye batayumvisha bashe kumva uko witwa naho bagusanga, uretse kwa ziriya nimero za telefone yaduhaye, aho bagusanga muri rusange. Mwakoze cyane. Bajye kuri YouTube channel ni Zaburi y'Ishimwe TV. Zaburi y'Ishimwe TV. Ni Zaburi y'Ishimwe TV. Binagoye ibyo ugibagiwe wakandika Evangeliste Felix Tuyishimye. Yego. Ibyo byose, ayo yose ni amazina makoresha, kandi bajyeho bakore subscribe, like, share na comment, basharinge, babikore, musharinge. Umurimo w'Imana tuzawubaka kandi bizakunda. Mpamya nashidikanya ko ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Nubwo ushobora gutekereza ko uyu munsi bitakunda, uyu munsi kambabwire naka, uyu munsi ushobora kububabaye, wumva ko nta kuntu byagenda, nta komeze, wibaza ngo uzabaho gute. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyakuye Dawidi mu shamba, Yesaya ise avuze ngo hari akandi kagahererezi karagiye inama, ikamwimika ikamugira umwami. Ifite umugambi ku buzima bwa buri wese. Mwakoze cyane. Icyo musabwa, mutunganira Imana, mukora ibyiza, Imana iraje kwigaragaza. Sawa, wakoze wowe wakomeje gushyira Pacific TV show, ibiganiro byacu ubusesenguzi n'amadini nakagaruka. Murakoze cyane. Murakoze cyane.